iri mu itongo aha niko kirara niho inka ziba. Kabayija Gilbert n'umuryango we batangiye gutotezwa kera aho bari batuye mu murenge wa Mukarange w'akarere ka Kayonza. Mu mwaka w'1990 Kabayija wari umwana muto nawe ubwe ngo yarafunzwe. Hanyuma muri 1990 igihe cy'ibyitso nibwo twaje guterwa n'abantu kuva saa 5 z'ijoro kugera saa 7 twari tukirwana nabo mu nzu iwacu tuvuze induru ko nta muntu n'umwe ushobora kudutabara, ariko twari dutuye urundi izindi ngo ziri kure kugeza igihe baturushirije imbaraga baraza. Rero nahise nurira intebo, habaga intebo mu rugo irimo ibishyimbo, nurira intebo njya mu ntebo y'ibishyimbo, ubwo bafashe papa na mama baratemagura mu gitondo araza batwara kwa muganga i Rwamagana. Bari mu bitaro rero i Rwamagana nibwo njye nagiye mbagemuriye, nsanga bashyizemo bariyeri, bambajije we ngemuriye babwira izina rya papa, nyine papa yitwa Seruntaga Jean Bosco, babwira ko ngemuriye papa, bati bamugemuye kwa muganga mu Karange, yabaye ikintu abantu baramutemye, yangemo nari intwaye barayinyamura baragenda banshyira muri gereza mfite imyaka 8. Mu mwaka w'1994 igihe jenoside yakorewe abatutsi yatangiraga, Kabayija Gilbert ngo yabanje kuburana nabo mu muryango we ahunga wenyine. Nyuma yaho ngo ibintu byarushijeho kumubera bibi. Aha niho mukuru wanjye bari bamwiciye hano muri iyi nevu. Noneho abo ngabo bari bafashe abantu 4. Noneho badutegeka ko dusibura izi nevu zose, izi ngizi zose ureba nizo bari badusabye ko dusibura bakatwiciramo. Ariko ko giye urumva nari maze iminsi aho kwa Mukotsaho nabaga, nari maze kurya maze mfite imbaraga. Noneho ngiye nevu yanjye mukuru wanjye yaradori yanjye yariye, ndayicukura nyuzuza vuba kuko ngiye nari maze iminsi 2 mfashwe ndagijwe muri urwo rwego kwa Mukotsi, hindo yisibura nyujuje babona babandi nta mbaraga afite zo gusibura izino zabo, biba ngombwa ko bafata ya yindi yanjye niyujurije bicira mu umwe n'ingi bayicira mu ndi. Noneho njya gusibura iriyo, ye gusibura iriyo abagabo baburanaga ngo niwe gupfa Ruzindana na Silibateri babarahageza tugeza hati ntinababanzanye, bantekeka gusubira mu rugo kwa Mukutsi hari hirya hari dore muri ratongo ureba niyo bari batuye. Ariko icyo gihe nibwo nahuye n'akaga, twagendaga twakuranwa imihoro uko bankubitaga umuhoro mu bitugu, nkaca kuri Siriyake bamukubita akancaho, bakubita Valence tukagenda twakuranwa imihoro kugeza igihe tugereho aho babiciye ruguru hariya. Twageze ndicaraho nyine tuvirirana, ntegereza ko banjye banyica, babanza bica Siriyake bica Valence, ngiye kubambona babagabo nanone barahageza tugeza hati ntababanzanye bati subira mu rugo. Kabayija avuga ko nyuma y'iminsi mike asubiye mu rugo iwabo, ingabo z'inkotanyi zageze i Kayonza mu gace yaratuyemo ziramurokora. Nyuma yo kurokoka jenoside ku buryo busa n'igitangaza, Gilbert Kabayija yabashije kwiyubaka ndetse aza no gushinga urugo, nubwo nabyo bitari byoroshye kuko icyo gitekerezo cye hari benshi bakirwanyaga. Na 13 ku itariki 30 z'ukwezi kwa 3 nibwo twakoze mariage, ariko uburyo butari bworoshye mu by'ukuri kuko nagerageje kubibwira umuryango, baza kumenya amakuru y'abo mukobwa ko ari abahutu. Umuryango birawubabaza ndetse kugeza ku munsi wa nyuma w'ubukwe nta muntu n'umwe wari wakamaye intwererano bitewe nuko bumvaga ngiye kubazanira inzigo. Uretse n'umuryango n'inshuti zarabyanze, natanga invitation abantu ahubwo bagatanga amakuru bati wa muhungu noneho yasaze, kare gatumwumva mu yandi makosa yandi, ariko noneho yasaze, none yagiye kutuzanira inzigo mu rugo. Bafite base wabo bafunze, ngira ngo n'ubu bagifunze bakiri insinda hari aba genocide, kugeza n'abo bamushinje ngo yarandoze, bavuga ngo yarandoze, ntabwo ari umugore giye gushaka umurozi, yaramuroze ntabwo Kabeja tuzi, n'imisaraba yaciyemo tuzi, ntabwo atinyuka gushaka umukobwa w'umuto. Ingorane za Kabayija kandi ni nazo madamu we Munganye nka Vestine yahuye nazo mu gihe yateguraga ubukwe. Naje kugira ikibazo ku mumasenge umwe niwe utarabyumvishe cyane, bituma ashyiramo n'abana be nyine ko batazanshyigikira muri ubwo bukwe. Abana be bose b'abahungu bari bafunze kandi bazira jenoside. Kabayija Gilbert yemeza ko politiki y'ubumwe n'ubwiyunge ariyo yamubohoye ibintu ahuriraho na madamu we.
mu maso yanjye haciye abantu benshi bapfuye nicaye nk'uko nicaye uko ntegereje ko babica nanjye nkakurikiraho. Umutima wanjye urahuma rero uhinduka ikinya, ubamo ubugome gusa. Noneho no gukura nakuze nanjye numva byanga bikunda icyo nzakora ari ukwihorera. Noneho kwa gutekereza kwihorera nkavunika, nkajya mpora ncura imigambi, icyo nkoze nkaho nagitekereje iterambere nkabona ncura umugambi wo kwihorera. Urumva mu mutima wanjye ni urushye. Bumwe n'ubwiyunge bwo politike yazanye, ni byiza kuko bibohora nyiri bwite. Ushobora gukeka yuko wenda bibohora abandi wowe ku giti cyawe. Iyo hataza kubaho izo nyigisho ngo njye muri aya mahugurwa ntabwo mba nkiriho, cyangwa mba ndi muri gereza kuko nacuraga imigambi mibi wundi yo kumva nakihorera. Ni byiza kuko nanjye mahugurwa njya nyahugurwamo, ariko mbona abantu benshi batanga ubuhamya bw'ibintu baciyemo n'uburyo biyakiriye. Mu by'ukuri njye numva ari byiza, njye mbona nta kibazo mfitanye n'umutware, kandi niyo turi kumwe mba numva mbohotse. Kabayija Gilbert n'umuryango we kuri ubu biyemeje kuba abakangurambaga b'ubumwe n'ubwiyunge mu bandi baturage nyuma yo kubaka u Rwanda rushya babikesha iyo gahunda. Jean Damascene Manishimwe, i Mukarange mu karere ka Kayonza.